Rayon Sport ngenya nibaza Senderi iriya ndirimbo yabakoreye mwaramwishyuye none se muramureka akora ni apeli hazi ko Senderi wari rago bibo yaragiye yikoreye ndi mu gaperi FC baramuhemba itareba bareyo ajya muri studio ngabareyo muramwishyura nanjye mfite indirimbo yitwa bareyo ariko babarokore magarariya barokore muri rusange babadive ahubwo ntuza mwana hari business twigeze gukorana na papa muri covid urabika ukuntu mbere ya covid habaga insengero byatari wajyaga ku murongo umwe zakabugwa sana insengero enye twashatse kuzajya tuzicuruza rero abapasiteri bari bafite amafaranga tubura insengero nshyashya ugasanga urusengero rwa okaziyo umuntu wajya kurumugurisha akakubwira ngo urampa n'abarokore abantu bari muri rusengero urabampa wamubwira ati ndabaguha gute ngo turajya gusinya tubashyire ku mugereka turabampaye ubu tugiye kwakira amakuru ya Pilate katwakira amakuru ya Pilate amashi menshi cyane twakire amakuru ya Pilate ubushize nakoze ari abakameramani bari kuzerera ahangaha mugaruke mwongere mu mfotore mubanguke hanyuma munzanire n'intebe kuri stage ndi kubona hijimye mucana amatara abantu mujya mu foto ejo bundi nabonye amafoto bapostinze kuri Instagram ndibaza nafotewe n'abantu nafotowe na bya Sofia umva urongera kumfata posteri turaserera uriko kunamba ikote nabaye nk'umubiri aho wanyu ugapfa gufotora aha ubushize mwumve ubushize nababwiye ukuntu ubuzima bw'Ikigali ari umwineneko mbabwiye ukuntu agiye kwiyogoshesha umukobwa kanyoza mu mutwe ni mundenganye n'umunyacaro undi ri wacu niyogosheshereza 200 ariko banyogosheye igihumbi baranyogoshe baciye igihumbi numva gahinda karanyisha nagiye mukumba umukobwa wantuze tuzi dushyushye mu mutwe no numva ko jagatoki mu matwe yewe narayo umbanya nasi uzingo kuba musetse nuko mbasekeje no muhago mu wamwifite mwirwa murarya mwamara kurengwa ngo muje guseka reka twikomereze narayo icyo gihe nababwe ubuzima bw'Ikigali n'umwineneko mu rugo ni mu ruhengeri muri kumva mutuze se nivugira mu rugo ni mu ruhengeri none ari ibintu byabaye ndi kuva Kimironko nje mu mujyi hari akandi kantu kambayeho mbona ko kuba umunyacyaro atari byiza bro nagiye mu modoka bita shira umuteto babatsindagira mu modoka bakabatsindagira none nanjye nagenda hagarara kubwo amahirwe ya Pilate umunyacyaro disi imbere yanjye hicaye umukobwa nako imbere yanjye hahagaze umukobwa bro ufite amataye no baragenda baradutsindagira aranyegera fo umva ahantu noneho byagenze none ushoferi yagiye ageze kuri doda arasa nk'ufata feri umukobwa asubira inyuma bankojejeho igisabo nagiye kumva numva ibintu bimeze nk'ibinyugunyugu mu mutwe bihera mu mutwe ibindi bihera mu mano bihurira munsi y'umukanda narayo asha abanyakigali mugira umurengwe sha mugira umurengwe ewa ejo bundi harya babajama batanze amafaranga babita bande bamaye 15 narakumanukiye ndagenda nguramo ipantaro nziza iri kuri standby ewa nguramo urukweto ndamanuka kwari kurutsiga posting amafoto meza mama wanjye asigaye yiyemera muri quartier ngumva ngo umuhungu wanjye agiye kuzankiza kugera no kurwega ibitenge nzajya mbifurisha fanta ndavuga ntibaragushutse nyine babiza abagore bakunda kuyagara njya mureba nkaseka ariko abakobwa b'Ikigali muramenyera ejo bundi hari igikobwa cyambwiye ngo gifite bidi ni karame arakunda kubwira ngo afite bidi kugira ngo akukuremo akantu sha yari yayobye aba ngo wari ubizi ko ejo mfite bidi ni araceceka nanjye ndaceceka ni none washaka ko ahizabera ari njye uzahakubura washakaga iki
Arangije avuga ngo none se ngo wambabura ukama 30 byo kwisukisha. Naratuhitse ndashinyika. Narashinyitse. Ni nacyo ndabiguha. Noze kubigwa ngewe nanjye ndabiguha nacyo urwo rutwe nzarugurisha muri egisipo. Yo sini ibiki. Nkuko mubizi nitwa Pilate, ministiri w'amagendo guturuka muri ministeri ishinzwe gucukusa inkono no kurengera igifu minikwi. Amazina yambanye maremare ariko you have to know that I am the man from countryside. Whenever I reach in Kigali, I feel like a dog watching a television. Et tu dois savoir que mu migi nasera place où il y a beaucoup rezindaya. Niba ufite sheri wawe uzafate telefone iye uzayimwibe wibipe ureba izina ryanditsemo. Abakobwa nabacuye mwana abafite abantu benshi yatendetse ku buryo kwandika y'ikizina giteye isoni. Ejo bundi nafashe telefone wa sheri wanjye nanjye ndibipe nsanga yanditseho Venansiya. Impamo ya Mungu nasenze yaranditseho Venansiya. None ibikobwa by'iwacu sha abagari bibi byambara ibigutiya birebire byo mu cyaro ushobora kujya kubona ukamenya kikunyuzeho n'ijerekani ku rutugu. Neza byose ibyitegereje ugira ngo nibishiki byamba. Ariko duturanye na nyiribyondo afite agakobwa k'inzobe. Sha ako gakobwa ni keza mwokagira Imana. Nari kuntu njya nkacunga umunsi mwe kagiye koga gakenye isume nicaye mu muryango. Nkitegereje nka muno numva ndashize neza. Numva ndashize bitabani guturanya na banyirubyondo ni byiza. Sibira ku bakobwa b'ikigali muramenye ari umukobwa ejo bundi narindi muri gato nitekera ubugari n'isambaza aza kuntira igisokozo sha bwari bukeya si mwana ntetse gasosi karyoshya abaraburiye araburya muherekeje tugeze ku mana ngo wanguriye yawurute ku mutima ntinyigure yawurute kirenze hejuru y'ubugari bwanjye kimaze kumiragura. Ibyo ni ibiki ubu umungu marimo sheri wanjye reka nsabe sheri wanjye haguruke mu murebe. Ese ntari binyine ese bura ndamutse ngize ibaze ndamutse mvuze gutyo nkabona Melissa arahagurutse. Mbega ibyago usibu najya mvuga ko mfite umugore mu bantu cyangwa ubwo najya mvuga ko mfite kontineri. Aha twagiye n'amakuru ya Pilate sasa niyo makuru bayanzanye mutuze ndasaba ituze muri audience. Igitondo kizana ku mugoroba mwiza uyu ni umwanya w'amakuru mu kinyarwanda ku buryo burambuye. Ni amakuru ya Pilate aho ngiye kubacurika nkabacurukura nkabashyira mu gafuka nkabahondagura. Ni umwanya w'amakuru yaboze ayagaze n'ayatoye uruhumbu aho ngiye kubabeshya. Reka mbagezeho amakuru ya Pilate dutangira kuri iyi nkuru yacu ya mbere ivuga ko mu buryo bwo guhindura u Rwanda paradizo byatumye leta y'u Rwanda ishyira impinduka mu bintu bimwe na bimwe. Nk'urugero ngo nuko utubari tugiye kujya ducuruza inzoga nijoro ariko ngo byagera ku manywa tugacuruza igikoma. Kandi ngo nta mu DJ uzajya araba yemerewe gucuranga indirimbo iyo ariyo yose mu masaha ya nijoro guhera saa 3 z'ijoro kubera ko ubushakashatsi bwakozwe ngo bwasanze iyo umunyarwanda amaze gusinda ngo abakeneye ibintu bituje cyane. Ngibyo nibyo byatumye leta y'u Rwanda ishyiraho itegeko yuko nta mu DJ uzagera uraba yemerewe gucuranga indirimbo iyo ariyo yose mu tubyino cyangwa mu tubari kahubwo bahawe amabwiriza yo kuzajya babacurangira ikinamico runana cyangwa se ikiganiro itetero. Reka dukomeze n'amakuru yacu ya kabiri. Amakuru yacu ya kabiri nuko kubera ko isura ya Franco ibiteye ubwoba kubera yuko ari igikara kandi akaba afite umutwe umeze neza nk'igisenge cy'ibiro bya komine. Ibyo nibyo bigiye gutuma leta y'u Rwanda ihindura inote ya 5 aho bagiye gukuraho ifoto y'ingagi bagashyiraho ifoto ya Franco. Ngibi bakaba bagiye iki gikorwa bakaba bagiye kugikora mu buryo bwo kuburira abantu bose ko mu minsi mikuru kubona inote ya 5 ngo bizaba bigoranye kurusha uko wabyuka ugasanga Satani ari kubatizwa. Reka dukomeze n'amakuru yacu ya gatatu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe itimanaho MTN cyatangaje ko n'abagabo b'abahehesi babatekerejeho ko kuko bagiye kujya babazanira indaya za make
gusanga izo ndaya za make make ngo ikizajya kikwereka ko nazo zigiye kugurwa ngo nuko uwajyaga kugura telefone ya make make bamwakaga icyangombwa kiranga muntu ngo ariko umuntu uzajya urajya kugura indaya ya make make bazajya bamwaka ifoto ebyiri nini yambaye ubusa ndetse n'ifotokombi y'akakingirizo. Mbere yuko nkomeza n'indi buragare kamanze ndirimba mu nkomera amashyi yazuke. Ni mukere mbigevu mbireshyi kumugararoga ungawa mamwezi ambwaba hano ba nkureyira nzi kumumari uwakwifuzaga sewe nuwarute figa ndahu bakwibarwe gihe bakashundi wowe urunge wahe kuri hasa no kuri uyu mutano ayayaya ajwe mase yazetungira icyo ngafu zema mbare kuri kutepi kumumati ayayaya ndamundaku bizevu mu byamvu ndamundaku gembizevu hanoba ndamundaku bizevu mu byamvu ndamundaku gembizevu hanoba. Murakoze cyane mwaye muri kumwe na Pilate. Ukinga hongera